aha mureba rero ni mu Rukomo umuhanda werekeza Nyagahanga urakomeza ukagera Nyagatare. Uyu munsi rero turi kumwe na wa mukecuru wibagiwe amazina ya se na ya nyina ndetse avuga ko atibuka isura yabo. Ahangaha rero dufashe urugendo twerekeza Nyagatare. Ntabwo mbabeshya, murabona ndi mu modoka nimo ndagenda. Ibyo mbabwira ni ukuri. Aha rero twari dufashe urugendo twerekeza mu karere ka Nyagatare. Ubwo rero twari duherekeje wa mukecuru wibagiwe amazina ya se na ya nyina ndetse n'agace avuka mu gusa afite ibyangombwa by'ubutaka. Aha tumaze kwambuka umugezi w'abarufu w'ahantu bita Nyagahanga twerekeje Ingarama dukomeza Nyagatare. Umukecuru rero iwabo afite isambu Ingarama ndetse bakagira indi sambu Nyagatare ari naho kwivuka. Akavuga ko bivugwa ko yabyarwa n'umubyeyi witwa Njinja Festo wapfuye afite imyaka 120 akaba afite ise bayita Nyagahanga. Turenze ikiraro cy'abarufu dukomeza tujya Nyagatare. Ariko turabanza tugere Ingarama. Simubizi ntabwo mbabeshya, nimuzavuga ntabwo nahageze kandi imisozi mwayibonye. Uyu mukecuru mureba iwabo yarahibagiye umugire neza rero nkuko bisanzwe. Iyi ni Afrimason TV muri kumwe nanjye Ruganzu Cyambaranama, umuhungu w'Imana, murumuna wa Yesu, umuvugizi w'intumwa n'abantu. Uyu mukecuru mureba iruhande rwanjye amaze imyaka 65 atagera muri kano karere ka Nyagatare. Uyu munsi rero tumushubije ku ivuko. Reba hano akaba yaribagiwe inzira imujyana Nyagatare. Turenze mu Rukomo tugera ahantu bita mu Kiziba. Tuvuye mu Kiziba tugera ahantu bita Kagamba. Tuva Kagamba twikubita Burimbi. Ubu ngubu turenze Nyagahanga aho gato yatwerekeza Ingarama. Mukecuru iyo Ingarama urahibuka cyangwa warahibagiwe? Reba neza, reba. Uyu mukecuru Ingarama yarahibagiwe. Ubu tukaba tumufasha akaboko. Simundeba nagera ku misozi y'iwabo agiye kuburana aguraburana n'amasambu y'wanyu. Sinzi ko ari mumenye ubutaka bwa sekuru cyangwa bwasi. Reka tumugezeyo turebe. Aha tugeze niho Ruganzu mbere yuko agera mu gihugu cy'Uburiza niho yabanje. Sinababwiye zirasipuri niho Ruganzu yabanje mbere yuko agera mu gihugu cy'Uburiza ubwo yicaga Rubingo umwami watwaraga igihugu cy'Uburiza mu mwaka w'1500. Ubwo yarabundutse avuye Karagwe kwa Nyabunyana aje gucungura isendahiro cya Matare wari umaze kwicwa na Nsiburanyebungu umwami w'Ubunyabungu. Yambuka uruzi rw'Akagera aca mu ishyamba ry'Akagera atungugira Igatsibo ari naho yimiye ingoma kwa Minyaruko ya Nyamikenke. Aha nimuzavuga ngo sinahageze, dore nahageze. Imisozi ni mwayibonye, dore n'imbere yanyu. Umunsi ndabafite mwayibonye, dore yuri hano hejuru aho ngaho aramanuka akomeza mu Buriza yicaye Rubingo ije ari murabizi kuri FM hejuru yo mu Gatsata ava yajya kwa Nyirarumaga bukeye bwaho. Ubwo rero twakomezaga urugendo twerekeza mu karere ka Nyagatare. Ahangaha n'imisozi y'Igatsibo aho Ruganzu yanyuze yerekera mu gihugu cy'Uburiza amaze agiye kwica Nsiburanyebungu umwami w'Ubunyabungo. Dukomeza rero urugendo tujya kwereka umukecuru kumushakira ubutaka bw'iwabo, ariko dufite gahunda yo kwiyambaza gitifu umurenge, gitifu w'akagari ndetse na mudugudu. Ariko hari umusaza turi buhurire kuri Kamageni Nyagatare ushobora kuba yaraduhaye amakuru ko ashobora kubazi ababyeyi b'uwo mukecuru n'amazina yabo. Avutubwira ko ise ari Njinja Festo. Hariya ni ku kigo nderabuzima cy'Ingarama, murahabona abantu bazi Ingarama. Mutazavuga ngo sinahageze kandi narahageze ndi kugenda n'imodoka murandeba. Mukecuru rero Afrimason TV ndetse n'abafatanyabikorwa bayo twiyemeje kumutembereza tukamugeza iwabo ku ivuko ndetse tukamufasha kuhabona. Afrimason TV rero turiho ubwo Abanyarwanda ubwo turi abanyamahanga bafite ubwene gihugu bubiri, ubwa Uganda n'ubwo mu Rwanda. Murabizi ko ababyeyi bangiye bafite ubwene gihugu bubiri. Turakomeje rero tugiye kurenga ahangaha turenze Ingarama tugeze aho bita Mimuri. Murahabona umujyi wa Mimuri aho haruguru gatoya, gusa nagwa atembere cyane twace ku rubavu rwo hepfo ku gishanga cy'umuceri. Turakomeje rero umujyi wa Mimuri uri haruguru ya ziriya nzu gatoya nawo umaze gutera imbere cyane. Simubona hari haruguru abantu bazi Mimuri. Twebwe rero dukomeje Nyagatare tujya kwereka mukecuru iwabo kwivuko uko hameze. Mureba turenze umujyi wa Mimuri twerekeza Nyagatare. Mukecuru tumukomezanyije iwabo ku isambu. Aha ngo yibagiye amazina ya papa we na ya mama. Ni ikibazo. Iki rero ni igishanga cy'umuceri cya Mimuri ndetse kikomeza kigahura n'igishanga cya Cyabayaga
ku kiyaga cyuhira umuceri cyabayaga. Turakomeza rero tugenda tubereka imisozi igiye itandukanye, dore inka ziri nyuma y'iriya misozi. Simubizi ko Nyagatare ari akarere kamata n'inka, akarere kaborozi cyane cyane, ariko bize no guhinga. Murabizi muri no minsi kubera gahunda yo kwiteza imbere ndetse no kuba umuntu afata ibi na biriya, Nyagatare nabo bamenye guhinga. Murabona ko bamenye guhinga imisozi yuzuye imyaka itandukanye, ibigori murabibona, insina mukazibona, umuceri mwawubonye. Umuntu rero ni mu mujyi wa Cyabayaga. Ndacyari kumwe na wa mukecuru tugiye Nyagatare, ariko umukecuru yibagiwe amazina ya papa we, yibagirwa n'amazina ya mama we. Ubu rero turaza kwifashisha gitifu w'umurenge na gitifu w'akagari. Iki kiyaga bakita ngo iki? Ikiyaga ni ikiyaga cya Cyabayaga. Si mukireba hariya hepfo, mutavuga ngo ntabwo nahageze, kira nicyo kiri umuceri wa Cyabayaga. Abo mukecuru aracyaseka. Cyabayaga hanga murabona ku cyapa, dore ngike icyapa, si mukireba aho ngaho ku muhanda. Yego turakomeje na mukecuru rero sinzi urasanga n'isambu y'iwanyu barayijyanye, kuko uheruka na kaburimbo barayubatse. Tumbwire nta kibazo. Aheruka mukecuru aheruka na kaburimbo batarayubaka. Urumva rero ni ikibazo kugera iwabo. Gitifu umurenge uramuzi? Ntabwo amuzi. Gitifu w'akagari uramuzi? Ntabwo amuzi. Aheruka babandi bakera amaze imyaka 60 tutagira. Umukecuru amaze imyaka 60 atagera. Uyu mukecuru mureba amaze imyaka 60 atagera iwabo ku ivuko, akaba yaribagiwe byose. Imihanda ya kaburimbo aheruka idari, aheruka ahangaha mu mujyi wa Nyagatare arimo umukenye w'impyisi n'intare ndetse n'ibindi binyamaswa bikomeye, bahangana nabyo baragiye inka. Urumva ni kera cyane bakiri abana, afite imyaka 80 irenga. Urumva rero ni ikibazo cyane ukuntu ari bumenye iwabo, n'ibibazo birakomeye cyane. Tubwira ngo gitifu kagari na mudugudu baraza kudufasha mukecuru aze kubona, gusa afite cyangombwa cy'ubutaka twajya no ku karere meya nawe akadufasha. Reka rero dukomeze rero tubageza amakuru y'uyu mukecuru n'uburyo yinjiye mu mujyi wa Nyagatare. Hanga murabibona twinjiye umujyi wa Nyagatare, dukomeza kureba kwa mukecuru nagana ye. Mukecuru yageze mu mujyi Nyagatare abona ibintu byarahindutse, imihanda yarabaye myiza cyane, aya mazu nta nimwe yasize. Aheruka uyu mujyi wose wa Nyagatare urimo impyisi ndetse n'intare barwana nabyo kera cyane hakiri mu ishyamba. Urumva rero kugira ngo amenye isambu yiwabo ni ibibazo. Ushobora no gusanga barubatsemo amataje, gusa bayubatsemo baraza kumuha ku madolari simbizi. Turegera meya kuko afite ibyangombwa by'ubutaka byo kubw'Abadage, akagira n'ibyangombwa by'ubu ngubu. Ntabwo nzi ukuntu yabibonye, ngo gusa ngo ari abamufashije arabibona nubwo atigeze agira ngo umugabo nanone w'umusaza tugiye guhurira nawe kuri Kamageni Nyagatare. Uyu mugabo rero niwe uri budufashe kugira ngo mukecuru abone isambu ye, kuko bari baturanye kera, kandi uyu mugabo we arakibuka amazina y'ababyeyi b'umukecuru ndetse n'amasambu y'iwabo arayazi. Uyu mugabo ni imfura rwose, ni n'inyangamugayo byahamye. Niyo mpamvu tugiye kumwegera akadufasha kumenyesha mukecuru iwabo. Uyu mugabo yitwa nde? Ubanza bamwita Tarisisi. Mukecuru niko yatubwiye, katugereyo. Umukecuru uyu mugabo bashobora kuba bafitanye n'isano yo mu maraso ya hafi cyane. Katugere Nyagatare badufashe mukecuru yibuke amenye iwabo. Murabona umujyi turawinjiye, nubwo buri kugenda butwiriraho, ariko nago iyo mu Rwanda bujya buhira anu gukora amasaha 28. Mukecuru namara kubona ubutaka bw'iwabo tuzabahogezaho ayandi makuru, ariko hano tujye kureba uriya mugabo kuri Kamageni kugira ngo adufashe kwereka mukecuru ubutaka bw'iwabo, kugira ngo abashe kwibuka ndetse no kongera kugira uburenganzira ku butaka bwe, abone n'uburyo azaburaga abana be. Murakoze rero, turakomeza tubakurikirane. Yari Ruganzu Cyambaranama, umuhungu w'Imana, murumuna wa Yesu, umuvugizi w'intumwa n'abahanuzi, umujyi twawugezemo. Akazi kacu kandi gakomeye tugomba kugakora kugira ngo abafana bacu bakomeze kuduteza imbere. Babwira ngo mukore subscribe, mukore like na share ku bantu benshi cyane, kandi turabashimira inkunga yanyu mwaduhaye. Ira ishyamba mureba hali ya hepfo ry'iminyinya, rya shyamba ribamo inkende nyinshi cyane, ndetse n'ibigushu n'ibitera. Nubwo mubona ari mu mujyi, ariko hari udukende turimo. Uzaze musure Nyagatare, ni umujyi mwiza cyane utemba amata n'ubuki.
murakoze.